Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ni breaking news n'amakuru atugezeho muri uyu mwanya, n'amakuru areba abanyarwanda bose muri rusange. Ngira ngo ni inkuru mu by'ukuri navuga ko itunguranye cyane, ni inkuru itunguye benshi. Ese uri kwibaza ngo bimeze gute? Niyo mpamvu nje ahangaha kugira ngo mugezeho aya makuru, cyane ko ari amakuru yihutirwa ugomba kuba wamenya. Turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka n'ibihumbi 2025. Ni nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rugize gutya rugahagarika insengero zose zitujuje ibisabwa mu bihe bigiye bitandukanye byatambutse. Ngira ngo ejo bundi nabwo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Rwanda Governance Board rwahagaritse urusengero rwitwaga Grace Room nka Ministeri ya Julienne Kabanda. Hanyuma rero biza kuvugisha abantu bagiye batandukanye, bibasaga ndende, ariko kuri uyu mwanya nkuzaniye inkuru yihutirwa nkubwira ko muri aka kanya ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse amasengesho yose yaberaga mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo ahazwi nko kwa Yezu Nyirimuhwe. Ndabizi uri kwibaza ngo nukubera iki. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwavuze ko aho aya masengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Bityo rero akaba ariyo mpamvu yatumye aha hantu hakundaga kubera amasengesho ngaruka kwezi, ngira ngo ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi, ngira ngo ya masengesho rero akaba yamaze guhagarikwa. Ikibazo kinini, ikibazo no kutumvikana kubera ko bashaka ubutaka bagura ingoro ziri nkwe, ariko icyo gihe haza kuzamo ibibazo byo kutumvikana. Babwira ko nshaje, mfite imyaka 80, ntashobora kuba najya mu bintu byo kuba nagurisha cyangwa nagira gute, ahubwo mfite umwana uba hanze, nta muhamagara akaza bakabumvikana. Ubwo nuvuga ngo hari umwaka ushize barambwira bati muhamagare, ndamubwira ambwira ati nzaza mu kwezi kwa 12. Kwa 12 araza, hageze ajya kwa Padiri Jean Marie 12 umwaka ushize 2024 ajya kwa Jean Marie atari mbitabye, bamubwira icyo bamushakiraga ko bashaka kugura ubutaka. Nubwo mbese kugenda ndashaje, urebye n'ihubwe nawe uzi icyo yakoresha n'amafaranga aramutse bayabona muhaye. Yego. Bati turashaka hari ahantu hawe, atariko nawe nani bafite umushinga ko nashaka kubaka Ecole Internationale, atariko muramutse murashaka ku buryo mbese bwihuta amafaranga akazaza kwishakira ahandi nta kibazo, ko nanjye ni umukristo wanyu. Ubwo baramaza ngo nanga babwiye ati muraho 700,000, murabona harimo ibikorwa, harimo amazu, harimo amashyamba, ati none ati ngo nayo ngayo. Bati yewe, bati nta jamara ati yewe ntabwo twashaka hose, twashaka igipande kimwe. Ahubwo mwashaka atari hegera haca, ahubwo atari ni strategique, muramutse mutwaye hariya ahasigaye abaye mpfabusa, abaye mu gikari, kandi nta n'amafaranga nashaka kuzaje gushakisha hadi sinayabona. Nibyo rero nicyo twakubwiraga. Aritahira mukwambira afata indege yisubira muri Canada.
nta gisubizo byatanze. Umuhungu wa Rwagashayija yisubirira muri Canada. Bidatinze n'ubundi Rwagashayija yongera kwitaba komisiyo ya diocese ya Kabgayi na paruwasi ku buhuza bwabereye mu biro by'akarere ka Ruhango buyobowe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Rusiribana Jean Marie Vianney. Nabwo nta gisubizo gihamye cyabaye. Cyakora habaye impinduka zitanyuze abapadiri. Mu kwa kabiri mu ntangiriro bati turashaka gusukura dosiye. Ese nazaye kugira ngo mvugane ko yatashye afite ntacyo turavugana uzajya umugezaho ibyo tugezeho uzajya mu update. Noneho tagenda ati noneho hari na komisiyo izohezwa na Musenyeri za Kabgayi tuzahure tuzagende tongere tunatambagire. Baraza turahatambagira, tumaze kuhatambagira turazamuka tujya mu biro. Tugeze mu biro bati amafara havamo umudamu ari nabavuze ejo bundi ku munsi w'isengesho atari ko ubura amafaranga ko ari menshi akarere ntabwo kazabitugiramo akababona amafaranga makeya. Witwa Mathias nawe yumva ati nibyo bo mubwari byo muzajya mu karere ndumva nyewe nitahiye. Ndasezera nditahira basigara mu byabo. Hashize igihe numva ku karere barampamagaye ngo hari komisiyo yabo ishinzwe imiturire izaza kureba ubutaka bwanjye. Komisiyo iraza irahatambagira ndahabereka hose birangije raporo yabo bagiye kwitanga kubabohereje. Hanyuma hashize iminsi visi meya affaire économique aranyandikira, mbese ubwo nakubwo n'akarere kanyandikiye muri makeya ngo nzaze duhurire ku karere ngo hari ibyo bashaka kutwumvikanishaho n'abapadiri. Agenda ngezeyo nsanga komisiyo yo kwa padiri yahari, tujya mu biro turicara bambaza tuvuga ibintu byatangiye niyo n'abo bakozi bo mu karere nabo bahari baje kubihatambagira. Noneho batese hariya ngo bashaka amafaranga yewe twabatse 700,000 miliyoni nako, ariko kubera ko ahantu nakuyemo nzorore inka yanjye hari n'imbuto n'ijya ndashaje nateye n'utwatsi bw'inka hari n'amazu yanjye ntaho ngaho navuze ko tugomba kuhakuramo, ariko ishyamba ryose nkaribaha. Ubwo ngubwo twumvikana bampa 500,000. Bati nabo barababaza mbese uko icyo babivugaho, baragije barambwira ngo nimbe ngiye hanze gato iminota 30 njya hanze, babijyamo bageze aho ngaho batinjira. Ndinjira, maze kwinjira bati dore umwanzuro dufashe n'ubu nguyu nuko wareba wahamagara umuhungu wawe mukareba ukuntu mwagabanyaho. Ati wa kabiri nuko abapadiri nawe yazajya kubwira Musenyeri aho tugejeje. Ati wa gatatu nuko tuzaza natwe nk'akarere kuza kwisurira. Nta kibazo. Ntari kubyo kugabanya byo ntabwo bishoboka rwose. Ubwo turataha. Hashize ubwo kwa gatatu nyine baraje koko nkuko babivuze barahasura, baza kuhasura ngira ngo byarangiye. Ntabwo byarekeye aho kuko umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence nawe yashyizeho hake ahamagara Rwagashayija baraganira. Bavuganye ibiki by'ingenzi kurikira wumve. Numva mwana warampamagaye ati nawe ndashaka kugira ngo tubare twige ikibazo cyahariye. Komera twarahuye turabonana, ambwira ikibazo ko giteye, ambwira ibyo bamutumye, nanjye ahamira ngo bamutumye yuko kuri 500 tugabanyaho 50,000. Ntabwo yani byo bishoboka. Hari ahantu tumaze igihe kirekire twacira. Niba badashaka kwagura ntibahihorere. Ati cyakabi bantumye bambwiye ko uriya muringoti uteye ubwatsi uri nawo wawubaha, ariko nyakubahwa urabona nta ntege mfite, kandi uriya muringoti wari utunze inka yanjye yari imiringoti 2 mbahumwe, none uriya ntabwo nawutanga. Bati kindi nanone nuko wakwemera ko wakwishyira mu byiciro. Abantu byiciro rwose bwo ntabyemera rwose.
banyishyuye mu byiciro, ariko noneho amafaranga bampaye asigaye tukaba tugendana n'igihe n'uwo agaciro k'idolari gahagaze. Nabaye nka miliyoni 200 muri kuno kwezi kwa gatatu, amezi 3 cyangwa 4, ntabwo azaba kiri 200. Ku kijyanye no kuba byaravuzwe ko Rwagashayija yifuza akanananiza abapadiri no kuba ngo yarishyuje mu madolari abihakana yivuye inyuma, ahubwo akavuga ko biri mu bigamije gutesha agaciro umutungo we. Niya bitandukana gutyo, noneho ntegereza yuko bazanyishyura cyangwa se ko bambwira ko batacyaguze, ndaheba. Ejo buriye kumva n'umudamu nkisengesha hagurutsa abwiye abakristo baje gwisengesho ngo babanje ngo twabanje gukira kuri miliyoni 100. Miliyoni 100 se izo miliyoni 100 yavuze bituruka kuri Jean Pierre wahoze watereka ingoro yitwa Sabimana, padiri uri Gikondo, padiri mukuru wa Gikondo. Bari bagiye kuzitira hariya, ashaka kubaka ritari, araza arambwira muzehe nagira gumpa kapande ritari tubake hirya gato, nta kibazo ntabaha miliyoni 100. Jean Pierre tubyumvikanaho. Jean Pierre hashize igiharambira ateye bati twahisemo kubaka mu kwacu, hashize nk'imyaka 4. Uriya mudamu arzana ngo miliyoni 100. Miliyoni 100 ze Jean nta wari uhari mu gihe cya Jean Pierre. Arongera twavuze iryitanu nta turivugira, twarivugiye imbere y'amese, twarivugiye imbere ze ya affaire économique. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango butangaza ko bwinjiye mu buhuza bwa Rwagashayija n'ubuyobozi bw'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe, ariko ntihaboneke igisubizo cyifuzwa ku mpande zombi. Cyakora ngo umutungo w'umuntu n'intavogerwa, koko ibiganiro bizakomeza kandi bitangiye umusaruro, kuko Rwagashayija umusaza w'umusaveri ari n'umukristo gatolika, nawe akabyiyemerera avuga ko ntacyo yagomwa kiliziya yavukiyemo akaba yisaziyemo, bakaba banadikanyije, ariko ko nayo idakwiye kumutwarira ibye adahawe